Hello guys, niba phone yawe utajya ukanda comment ngo bikunde ukaba ukanda comment bakakwandikira guki restricted mode hidden bakakubwira yuko ubu buryo bwo gukoresha comment buhishe budakunze ko wafungura ngo utange comment. Ni kenshi cyane uzabibona kuri phone yawe mu gihe ugiye kuri YouTube, ukaba ugiye kuri YouTube maze ugasanga waba urebye video y'umuntu, ukareba video y'umuntu ariko wakumva ID arimo atanga, warangiza ugakanda kuri comment bakakubwira ati ntago bikunze, bakakubwira ngo comment zirafunze, ubu buryo burafunze. Kamwereke uburyo ki wabikora ukahita ubikosora neza kuri phone yawe. Icyo urakora, urabona hari akamenyetso gatangira izina ryawe rya email riri muri iyo phone mu gihe uri kureba video kuri YouTube. Wowe icyo ugiye gukora ni iki ngiki, urabona uraza urebe ko harimo email yawe hano, nurangiza ushaka ko wenze iyi email yawe yamenya byose TV Pole ko ariyo itanga comment ikagaragara mbere mu zindi muri video y'umuntu nk'iyi ngiyi. Urabona ntago bari kunkura, bari kuvuga ngo birafunze birahishe. Icyo urakora, uraza hano hejuru mu nguni mu kuboko kw'iburyo uri kukabona hari akantu kanditseho setting, uraza ugakandeho kurikire witonze. Aha hantu nuhagera niho ugiye kuba wafungurira zira communication, zira notification, maze nawe ujye ubasha gutanga comment muri video yawe. Niba uri mushyashya kuri YouTube, ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera. Uraza ukore hano hambere handitse general ukandeho. Urabona hano hari amasetting agiye afunze amwe afunguye. Hano hasi urazamura scrollinga, uzamura ugera hano hasi. Ahantu hejuru hasi hano handitse location, hano handitse restricted mode. Aha hantu niho urafungira. Aka kantu niba gafunguye ka restriction mode, aha hantu ahangaha urahafunga kugira ngo ubashe gutanga comment. Urahafunga tayari, wahafunze. Numara kuhafunga ugaruke inyuma twisubirire kuri ya video yacu, katurebemo video yacu maze turebe ko baratwemera ko batwatanga comment. Turaza researchingamo wenze channel runaka dushaka, turebe menya TV amategeko y'umuhanda. Nurangiza uze maze urebe ahangaha uraza urebemo video imwe hano, urebe maze urebe ko gutanga comment birimo bikunda. Katurebe iyi ngiyi. Tayari urabona ko comment birafungutse. Ngaha hano turatangira comment, maze hano turaza twandikemo comment. Urabona ko birahita bikunda, unayohereze. Tayari urabona ko byabaye. Niyo mpamvu rero aka kantu nako ni ingenzi, ugomba kugafungura ukakamenya neza. Niba wakunze iyi video isharinge ku inshuti zawe maze nabo barebe iyi video. Aka kantu kajyaga gucelenjinga ariko uyu mwanya urakamenye. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, mwebwe mudahema kudukurikirana umunsi kundi. Naho butaha, bye bye. Hello.